uyu munsi twagira amahirwe twabonye umugwa umusitari uri mu guhita bigacika ari Nairobi araje abibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cacu. Rakoze kutwiyegereza turabasanga izuba ryabaye ryinshi, yari imaze kuba nyinshi. Amazina yitwa Mbabazi Rosine, korera ku kinyamakuru cyitwa Vision of Mulenge TV1. Umukobwa w'abasinzira w'abatwari, umubyeyi ufite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umubyeyi kandi bagusure kuri iyo channel yawe, bansure barebe ibintu bihaba byiza, ibiganiro by'ababyeyi, twebwe tuba tuganira ibiganiro by'ababyeyi byo kubaka imiryango neza ya gikristo. Umuryango mwiza wa gikristo ugahora wizeye Imana, utizera ibindi bintu bisizwe hirya no hino by'ibigirwa baza, ugasanga duturanye n'ababyeyi bawe, duturanye n'abavandimwe. Noneho twebwe abanyamurenge tuzi ubukristo ni ukurangiza gusa, ubukristo ni ukwizera Imana, utizera undi muntu uwo ari we wese, utizera ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ugasanga hari abantu bamwe usanga baba mu miryango ariko bafite ibindi bizera, ibintu by'ibigirwamana, ugasanga bizera abantu, bigatuma basenya imiryango yabo. Abantu bizera cyane aba tuza twita ngo ni abayumbe, bazasenyera imiryango bandi. Abayumbe barabiciye hano hanze, barabiciye kandi urumva iyo cano nyine abakeneye amakuru arambuye kuri ibyo aje kuri Vision of Mulenge dukonjoreraho abayumbe. Sinzi uko aricyo kiganiro twari dufite kuganira, ariko mu ncamake abayumbe bazasenya imiryango. Yuko ushobora kubana, tuvuge nje ku rugero mbanye n'amabukwe hano, cyangwa se n'undi muvandimwe waje mushenge, ibintu nk'ibyo nagwaza umwana n'indwara isanzwe nojana ku bitari gakira, cyangwa se none asenga naje umwana gakira, yuko Imana ni data wa twese. Ugasanga baraje bakazana akamushwari nk'aka bakazinze nk'iryinyo, barangiza akagira wakuye igiheko ukanica nyogosenge. Nyogosenga zo kurarira ku mavi, arara gusengera, arara numva nyine ni umubyeyi wawe, ariko gakeraga bakubwira gutyo kubera ko utizeye Imana cyane, ukamuyizera wa muntu ugakubesha, amaraga kumwizera ukamusanga urugo wasaze, ibintu byacitse, nyogosenge ntakigera mu wawe, ugikandagiramo abana tukibarekura ngo bagere bisanzure, ngo ngo yasenge karamuroga. Ibyo nyine ugasanga abantu barabatererana. Ariko nyine twebwe cyane yacu niyo kubwira abantu twizere Imana, twizere Imana, twizere n'ijambo ryayo, twizere na Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Tureke kwizera bano bantu aba bataperi bo kwirirwa batumisha. Bagende bareke ibyo ngibyo, bagende babireke kabisa. Dukomeze tuba abakirisitu cyane. Ejo se mwageze ku kanisa hari hirya kuri ese bagita rya kanisa ririmo umutume guvuye rero tumigwa ni nyiri kanisa nyiri Vision. Ejo none cyakoze baje gari babiri, baza tuburaho dutaha naho tureka. Hari undi nawe ufite igihe hariho Bishop Semuhanuka, twe twasengera hariya akaba na Bishop Musinga. Musinga nyine ari hano. Musinga no bishavuga rero bandi ngo yaje gushingira niba ari abana niba ari abishwa, ndagira ngo nabishwa. Yaravuze ngo nabagwana shaka ngo abana yazanye. Wasengeye hejuru ayiwe noneho Musinga tukamuhabwa cyane, ariko noneho Semuhanuka ararenze. Ayiwe twaba twumva natwe kwama tugenda agira amavuta yose. Ahubwo ejo sinasengeye kwa Musinga, ariko nabonye nkaho naho hari mudu
nta mudu ahubwo bose twari twazamutse twese ahubwo agenda ejo abantu basubiriwe hanze ejo abantu benshi hariya kuri hopu hari huzuye kandi yatanze ijambo ryiza yavuze ijambo ryiza azi gutanga umugati yavuze neza agenera abantu ubutumwa kandi nta bindi azavuga ku bifu kuba inyangamugayo ukabifura ukaba inyangamugayo nyine nk'ibyo twaza tuvuga ukaba umukirisitu yuko yaravuze ngo kuva abayeho nta mutaragambirira nabi yarabivuze ngo tawe tiyo bikora uzubona ukundagira umuntu mwiza kundi iwacu azavuga ukumva wo kwa munezerwa kandi yaravuze ngo ntabwo ari umuproducer niwe gusa ati jewe urwana shaka hari ukuntu umuntu avuga iwacu abantu bakamwagira ngo byenda ni umuntu umunyapolitiki ariko siko ntabwo ari uri ari umunyapolitiki habe na Musinga si umunyapolitiki baba n'abagwana shaka n'abantu bakunze ubwoko bwabo Musinga yaravuze ubu nyine hari undi muryango ngo ntakira Umusinga bafite undi muryango yavutse n'umuvugo kandi uwo muryango urakomeye w'abagwana shaka kandi uwo muryango urakomeye uwo muryango urakomeye none kindi twese ko turamukurikira nyine twese no kuja nawe umugwana shaka turakagara aya reka rusaku yaravuze nonti akazamubaza akagara nanjye namukurikira akagara nuko nta magambo mba afite yo kuvuga akagara tuvuga abagwana shaka umuntu hari ubuzi babivuze ukavuga Musinga wamara rwose wasugaje gucafuza ururimi bizoshoboka hari ubuzi babajeze ko mwese mbaza akagara yavuga ngo bazamubaza ngo bwose ngo yibose nuko navuga akagara none nawe ntavuga se muhanuka kavuga Musinga namara nkavuga wamara ugashiramo ko ndabavuga nabi navuga Bishop Musinga nkavuga Bishop Musinga na Bishop Semuhanuka namara nkavuga akagara oyayi iri zuba ryoje kuntwika kamasho ntabwo no bavuga urabakunda bariya nuko bakunda cyangwa nuko ndumugwana shaka ariko ntanana mubaye ariko nanabakunda none abakunda kubera ko ariko ari uwo kwa Semuhanuka kwiri Semuhanuka ukuntu ari umuntu mwiza woza umubona naringiye kuvuga ngo n'umwana mwiza mugana abandi izo ni impango z'abaseraza n'umuntu mwiza ni umugabo mwiza none wovuga nk'ibihe twanyuzemo bari abagabo nibo bakwiriye kubaho bari abagabo bakenewe muri tudashingiye ngo ni ingengabitekerezo za politike n'ibindi bari nibo bagabo bakenewe bari nibo bagabo bakenewe abagore nabo bafite imitima nk'iyabariye abantu nibo bakenewe hari umugore nabonye ejo bundi mu Bugande waravuye niba ari muri Canada yaravuye muri Canada aravuga ngo umuntu ukeneye ngo kuja kureba wa wundi rero bari nibo bakenewe kandi barasa abanyepolitiki ntabwo ari abagwana shaka kandi abantu turi mu kuvuga bamara bakamavuga ngo se mwebwe ntabwo turi abanyepolitiki turi abagwana shaka turi abanyamurenge turi abantu b'umurenge turi abanyaminembwe kandi ni abanyaruramba kandi ni abanyendondo n'abanyamivunda nuko siko bimeze cyane abantu nibavuga cyo kazagira ngo abantu bagiye muri politiki ni ibihe byo kuvugwaho nawe utugara nta mwanya watwo utugare two tubanze tutwihorere nta mwanya watwo kabisa umaze igihe kingana gutuvuye jewe ntabwo ari muri Kenya mpamaze umwaka n'amezi 11 sindeneze umwaka mu kwa 9 sindeneze umwaka sindeneze imyaka 2 aya ndumva ariho niyo kimanuka inganda n'umuka amazi uracafite amazi haruguru ntibyo tuvamo vuba ni iwacu habe nubwo nawe umaze imyaka myinshi naje si myinshi ni nk'ingani urangurira 3
nejo bundi natwe no tukiganuka mu ariko iwacu nyine twohibagirwa se ntabwo twohibagirwa ariko umaze amezi 10 umwaka umwe maze ndumva ufite amakuru ya ruguru yose yose gusa amakuru ndafite naho igihe ca za drone zaje kuza waravuyeyo zaje naravuyeyo ariko yandi makuru yandi ibitabo gitangira wari uri hariya narindi hariya ukuntu twahungaga tugasanga nyine nk'igihe urumva mu igihe bitazatangiye yuko je n'Umunyaminembwe abanyamibunda barahungaga ukumvisha ukarebwa situation ihari yuko hari abantu bahungaga bagata abana babo nimba ufite abana batatu kubiri gusa wegaza bahunga ugasanga baje kubonana nyine hari umuvyeyi umwe nzi wo mu Turambo yari gufura nyine uzi ko twe gusa ahunga ukwiwe umugabo yaragiye ahunga ukwiwe n'umugabo ahunga umugabo yari uhuza uko yarihungana n'inka nyine aragenda umugore nawe ahunga ukwiwe abana nabo bahunga kwabo baje guhura abana bari baraciye inzira ya Mikeke abandi baheza inzira ya Minembwe baje guhura nyine urumva iminsi yaciye kandi bigoye nuko gusa abantu bari bafite amakomunikasiyo ariko byari bigoye amarezo yari ahari amatelefone yari burya yari akihari ariko burya yari ahari hari amakomunikasiyo nyine abantu bakavugana baba bafite abana bawe noneho bakaguhamagara abana bawe barahangara ugasanga nyine abantu barabonanye ariko byari bigoye kandi byari bibabaje noneho gakumye igihe cya drone nubwo tutahaba noneho izo zari birenze za drone mu nzu warasira mu nzu wabonye nk'ujya muvyeyi wari n'intagana kwigisha barebye nk'aho muvyeyi w'irundi barashe ari kumwe n'abana mu nzu barakomereka byari ibintu biteye ubwoba ariko gusa turashima Imana ibaye ko twunamura hino kota muri no minsi tukaba tumerewe neza ndagira ngo n'ukwezi kwa kabiri kugiye gushira Umunembwe ari amahoro bameze neza nturi mukubona uko abantu bakeye ejo bundi nakomana mu gatanu huzuye hari abantu benshi cyane gatanu nyine gasekare hari utokumbura iwacu uzi ukumura nk'iki wacu izo kumbura buri kimwe cyose kibacu ubu nyine mu kwa kangahe nyine turi mu kwezi kwa karindwi ni muci ubu nyine abanyeshuri batarafungura ubu nyine abantu ko barasarura ibishyimbo ibigori abandi ko barahinga ibishanga kugira ngo bazatere mu cyenda siko biba bimeze se ko biba bimeze ku nyine bakemaga bahate baza mpambinga nabaye aragerageza ko bishobora aragerageza hari umusore yari yaravuye mu Mibunda noneho gahungira mu Minembwe Mibunda kandi bagiraga akazi kenshi ahungiraga mu Minembwe amaze neza hariya nyine hajya hafi n'iwacu kwikiziba Muga ni mu bishanga kandi igishanga ndagira ngo kizatugora kurusha igisambu gutema noneho arangize igishanga kizatugora gutema kurusha igisambu siko ko yegaza mbiraga niba indaratema kandi gicoke yahuza afite abana babiri yari umugabo kandi yari umuntu avuye mu za Mibunda yari avuye mu Mibunda nuko nyine uvuga n'izina rye yo kwaba yimenya cyangwa akandika muri commentaire niba afite network arangize yamambwira ndiwe ngo zakenera ngo aje gutemera mu murari hari abantu benshi ari abantu benshi ari abantu twatwita kandi none se mu bantu benshi iyo uri wenyine bizagenda ati jewe sinofitemo impfimbi ngo byose sinzi ko nza gusa impfimbi ariko yabari mu bantu benshi iyo ari mu bantu benshi uwacu atangira hari akamwijira ngo naje akinjiraho yusa n'abarushije yosanga nawe uri umwe nawe ngo ntangira je uri umwe nawe ngo ariko ibintu cyo gutema za wacu zarahabaga kundo ngo ariko si cyane ariko mu Minembwe
ni ukuvuga ngo Minembwe uko bagiye guhinga baratera kubera ko igishanga kimera vuba vuba iyo bakuye mu bigori kiba kera cameze kigeze nka ayo bamura gusarura kera sabina kwa kundi mujana za bote narahabaye abaye muri birabirera bitsina bibayemo cyane ayayi ariko mwebwe kwigisha ko ntabwo bimeze mu ni ukuvuga ngo oyaye jewe ngambeshe ni impunzi gusa mwakira sizo za Mibunda kandi turaturana urumvaga imyaka yose niho bari batura kugeza n'ubu se bakigasa n'ubu nyine numvise n'amakuru narabajije barambwira ngo tubahunze n'ubu nyine burya zari bimeze nabi bahabaje kugera muri centre ntabwo twigeze duhunga none urumva ntabwo nahunze naho nayo nashatswe hakurya irundi bari batarahunga pa sinahunze ariko narayibonye uzi kutagera amasasu ya 12 inyuma yawe twebwe twaje amasasu ariko indaniye mu gihe kimwe yuko je nari nzi ngo zarasasa machine gun niyo nari ngo machine gun niyo mbunde nkuru ariko nyine 12 no amasasu yavuga yatandukanye ati ni ayo cyane uzi ubunyine twigwane yigitanga ubunyine no kuvuga ngo iri ya ruguru wacu none amakomporati yari agitera ubwoba 12 niyo gazitera ubwoba yuko 12 igira ukuntu zivuga izimera nk'ujya kwa bavuza ingoma izimera ko bavuza ingoma iyo ntizi ceceka none agikompora rigenda umva gugirike rera riduzi rikaridura iyo ngiyo ukumva nyine rigaceceka ariko 12 bazasa n'abari gucuranga neza azangoma se nibande nza mbona apana zino ziwacu nienda ukumva babaho kizi z'abanyakenya bavuza umuhanda kakura kwa drone nukuvuga ngo barakubita ukavuga ati no ndashitse no notsi siki none bakutiyo za drone ndi mu gutekereza abantu nari nzi bonya ngo wakanje naho wari umwe muri abo no ngatekereza n'abari bandusha ubwo batari kwa bano ngatekereza n'abari bandusha namara ngatekereza ukuntu drone noneho ga drone tutivugaga ngo biherereye ibiri hejuru yawe ndatekereza situation ni ukuyibura gusa aho ngico mfasha kigeza kagera ko Minembwe ndazange nakabaza buri muntu ko nari muzi se yewe witwaye gute mu cage cha drone ariko bizaba amateka ariko abantu bahuye n'ibibazo bikomeye kandi ari amezi karera abiri yagiye gushira nta kibazo ubu nyine ngo sukari za nyine isigaye iboneka neza amasabune amahoro kuri isigaye bizereye turizera yuko ibihe abantu bazabivamo tukongera tukabona amahoro kuko twari dusanzwe ariko abanyamurenge twahuye n'ibibazo birenze sinzi ko hari abandi bantu bari baje k'ibi bibazo ugeze mbona ntabo mbona ngaho ntabo yuko twebwe ni ukuvuga ngo twebwe iriya ntambara ishusho yayo tisobanutse kugeza n'aya masaha nicyo gituma uri mu gusanga abantu bagize amacakubiri ishusho y'iriya ntambara ntabwo isobanutse ntiwovuga ngo intambara ngo irasa gutya ijana mbona ni ibintu bijijishije tuwamenya ngo ko birajaye ko birava he ntiwonamenya isura yayo nicyo gituma no gusubiranamwo habe na gutwenyura ni kubera ko byaraducanze intambara yaraturenze iraducanga bituma abantu batangira ibibazo byabaye byinshi bigacyagiye akareka ibyo turangiza ibibazo biri ugasanga abantu batangiye guterana hangumwe kandi bitewe n'ibibazo ariko
aya macakubiri abantu bafite yatewe n'ibibazo abantu bagize. None se mbere yaho hari byari bihaba? Mbere hose bitaraba ntakagara kahaba. Twigwaneho ntabagwanashaka. Ibi byose tubimenye muri nta muntu mubi wari uhaba. Uko abari abayobozi bacu bari beza, abatari abayobozi bakaba beza, abayoborwa tukaba beza, nta muntu mubi wahabaga. Abayoborwa nta muntu mubi wahabaga. Siko zari bimeze ariko ubu nyine kubera ko intambara yazanye isura mbi yatumye abantu bajyana abantu barangana. Ubu nyine hariho urwango ruteye ubwoba mu buryo uri mu gusanga hari akabanka tuvuge nk'umufano nk'aba ngaba utugara na Twigwaneho, tuvuge nk'umuntu w'Akagara hari ahantu atogera ubunyuma kubera ibintu yagumye kuvuga, cyangwa se Twigwaneho hariho n'andi nawe atogera kuko twenda tuvuge nk'ahantu azi ko hariho utugara ariko cyane utugara nitwo tutumbona aho tuje cyane, utugara nitwo twabuze kandi noneho ari bukunaniza natwe abagore kubera amarangamutima yacu yarababaye. Amare kubabara none tukimenya ko yakontorora umuntu asigaye avuga ngo uriya ntakagara wakurura situation gutya ukamuvuga ati uyu muntu yo kwihenda akamvugisha kamumva nyine ibintu byayindi undi umukobwa we bashatse gukumasha imwe ko yashatse ngo umukobwa wanjye gutabwa ari Akagara nyene izo bintu bavanga ibintu bavanga n'umuryango n'amarangamutima yabaye menshi abantu bari mu kunanirwa kwikontorora bigatuma abantu bavuga nyine ibintu bisa naho biri vage. Niko bimeze uzi ko ndashaka nubwo yarashatswe ubu nyine umugabo we w'Akagara wogira gute ndepfume bana wese kunogira nte uwo muta sinokubwira ivyo nofata ariko inyanzuro irahari. Iyo nyanzuro mbitse nyine nuko nyine ntabwo ariko akabaye ndabona inyanzuro irahari nyufata wahita umusiga Kagara hari umuntu ugeze gupostinga akantu ariko n'intuzo n'akantu nari nanditse nyine umuntu umwe aranyandikira ngo ngabanye isukari n'uwo muntu ndanamwiyamye isukari ntayo mfite yemeye kuri kamera kandi iki kiganiro ndakimusharingira uwo muntu ndamwiyamye ibintu byo kuvuga ngo Akagara ni abantu batisobanukiwe kandi batazi ibyo babamo. Nicyo gituma abantu bose tumaze kubanga ni abantu batisobanukiwe. Uri mu kuvukana n'umuntu yaba Akagara ukaza utinya kwivuga yuko muvukana. We ntiwabibona? ndabibona hari umuntu gutya umunsi umwe baravuze ngo sinzi umuvugabutumwa twari dufite mu rusengero rwacu aravuga ngo ariko si urwacu n'urundi nanatemberereyemo aravuga ngo Akagara noneho undi musore umwe yamavuga nyine avuga izina ry'uriya muhungu uraciza noneho avuge Cyiza uri umwe Kabuye avuge niryo zina ririya rya Kabuye n'izina riri komituwe tuvuze abandi ni Kabuye nzi sijya uzoza uvuga Cyiza kuri uvuze n'abandi noneho ariko ganiryo yamenyekanyeho uvuga ngo uvuze Cyiza uhita wumva Akagara noneho gari avuge undi muntu twari kumwe ku ruhande yamavuga ngo yiwe ngo ariko kongo ko tavuze nabi kigabanya isukari nawe gabanya yavuze Akagara umuntu yaravuze ngo Akagara iwe yamatanga for example nyine yamavuga gakera ari none ngo yaranihungiye ese yagiye mukwe wacu ariko mana yanje Kabara yarigendeye ngo hasi n'umunsi bavuga ngo bamubonye mu Bugande ngo yaragize uki ngo arasohoka muri hoteli bapfe gukubita amaso abanyamurenge yamasubira
wari ariko yarasigaye nyine asa nkaho afite nyine umutekano muke. Hari umunsi twamubwiye ngo dukorane ikiganiro yama yanga ngo ntizeye umutekano aratunanira pe. Ibyo bintu yishizemo zo ni bibi icyago cyo muri corona ariko uzi kwica wenyine noneho gakura no kwica uzi kera bacaga umuntu akaba agaseba kandi agasebaga abandi bamuciye noneho bari barimo kwica bonyine mu miryango noneho mu muryango rusange wacu bizobagora bigoye ariko bagende bagaruke nabo agaruke tu umuntu umwe n'imbaraga cyane kandi nibakomeze bazokomeze gusa iherezo rya byose riri hafi bizabisobanura cyane ntuzi generale wacu wapfuye yaravuze ngo niba ari abagabo bihahirana bazagira isoni igihe kimwe kandi nyine bazazigira cyane. Hari abantu bazakurwa n'isoni ibi bintu cyane bimaze gusobanuka neza kandi amagambo yagiye avuga menshi na menshi turi kuyabona kandi cyane. Hari ibintu byinshi yagiye avuga byinshi biri kugaragara byinshi kandi hari ibintu yavugaga abantu ntibanabisobanukirwe kuko bari babizi ari nk'umuhanuzi nyine yagazayerekwa ibihe bizoza abantu ntibabisobanukirwe ariko kuri none abantu bamaze kubimenya bamaze kubibona ibyinshi novuga ngo byinshi yasize avuga byinshi cyarabonetse kuko yaravuze ngo amahoro yacu azova muri twe twenyine nta wundi uzoyadushakira none nyine niko byabaye. Hari undi muntu se waje ngo atuganirire generale se mata makuru wenyine kugeza atuboneye amahoro cyane kandi azoboneka. Reka dusoreze ikiganiro cyacu aha ngaha dukomeze tubwire abantu badukandire kandi bakomeza dusure ku macano yacu cyane bakore subscribe comment zose bakande kabisa kugira ngo dukomeze amadubu agomba kubakoraho ngaho amadubu agomba kubakoraho ngaho adushyigikire kabisa ibiganiro zacu n'ibigenda bigaruka kandi ni ukugira ngo muzoza munabonera uwakoze subscribe niwe uzibona ikiganiro cyawe abatayikora kabisa bayikoze kandi uzi se ibintu bya YouTube hari abantu usanga ikiganiro cyarebwe n'abantu bamara hagakora subscribe abantu babiri abantu bazagira umutima mwiza n'ubona umuntu wafunguye cyane ugifite subscribe babiri ni ukuvuga ngo telefone ye n'iyindi nshuti yiwe muzaza mwaba mukandiraho mu promoting muzamure nta mutima mubi abantu baza borosha ubuzima boroshe imikino bakomeza babagwanisha ahantu hose none ahaga niho hazava imisanzu aho kandi ikindi tube turi kwamamaza ibintu tube turi kwigisha abantu ahangaha niho habe hari ibintu byose kandi ahaga niho hegeranyije isi umuntu ari mu kuvuga ijambo ari muri Amerika waburi ukagira ngo mwari kumwe umunyaminembwe yavuga ukamubwira ngo none muri kumwe aho ngaho ukazoma wibone nta muri rwa rucaca baba bicaye kabisa. Mukomeze mudukandire naho utaha turi kumwe reka guhumeka